ndaya waje hano gukora iki? Aho urabona ukuntu ushaje, uraza urabona uzi ko wantwara abagabo, uzi ko wantwara abagabo? Kamubwire ndabona undi ufite amakuru singiraye twebwe abakobwa tumeze gutya, abagabo badukunda kubi. Icyambere wowe icyambere nakubwira, urumva icyambere ufite ubwanwa kandi nandaya igira ubwanwa. Uza amazi mpagaze Okay, ayo mazi yawe uzayashyira abagabo. Ahubwo reka baze, Ubundi wagiye mu Burayi ufite imyaka ingahe? Namaze. Wagiye mu Burayi ufite imyaka ingahe ra? Ubwo cyagushyuhanye. Ni cyature madada, cyature wandaya. Nani soni. Ndindaya kukurusha. Hoya? Ntabwo ndusha, akora nashaje. Umugabo Burayi we nago kubereye abiciwe. Ntabwo uzi twebwe rero, ni twe bakunda. Urumva? Bakunda ibintu se bifite ipfundiko nabo bataramuvuka. Kigoye. Wambonye ariko. Kanitegereza abagabo. Ahubwo reka baze. Kanige nyine winsakuriza mbabarira. Uyu munsi uri kunsetereza. Munsi banabuze we. Undi kutaniza ijwi. Ko numva uvuga nakubwiye ngo ntushingeho. Muwe mara urindaya. Wowe uri iki? We ntabwo wandusha amafaranga n'abagabo. Ngejo ndagiye muri hoteli. Uzinu byambaye nafashe umuzungu. Twarararanye ijoro ryose mara. Ese ubundi ubona wandusha abagabo buretse turetse kuvuga. Nanjye nararanye umuhinde ku cyumweru. Amakuru. Uri kwerekana izo voka zangwa na ko se nibi ibiki byo kuza mutangira abantu. Umeze ute? Nyine ninde yakubwiye ngo uzuntangira ngiye. Numva ntabwo se boga urabona watereta umuntu ushaje. Urakundana se n'umuntu ushaje. No, ibi bintu ntabwo ari byo gutangira abantu ariko. Yenshaje he? Reba ufite ibyo yakumata kandi ushaka baki. Nje ntabwo ngereka ibi ntabwo mbishaka. Nukuri siki. Tumeze neza. Nka madama amenye yuko ngewe ndimo ndareba ibi bintu byanyu. Urabona ibingibi byavamo. Base ngiye koraho. Nkorongere nese. Kandi kubagiye ureka. Wowe umbwira uriya ntabwo uri muranyi. Ntwarira abagabo buri munsi. Umva nkubwira we tworoherane. Ubu nka madama abonye ngewe umfataho gutya cyangwa nagasanga yavuga ko ndi mu twiherereye hano naho. Biherereye bakora iki se? Nese ngenje ngura indaya. Waretse ndakora nese basi tugatana agakora naka agaki nese uri umuntu mutonya ku buryo utakumva ibyo nshaka kuvuga. Kankubwire nawe mwese ninzajya nananyura hano ntihasagira umuntu wongera kumpagarika. Murajya muneranye na madamu rero mu rugo ngewe. Basi ngewe nta kibazo. Kandi iki se mureke mbabwire ibi bintu byanyu mwihaye byo kwigira za abagore muri abagabo. Wenda kura we ibintu ntago ari sawa. Tuzari ubu ntago ibintu by'ibigabo bitagenda ngo bibe byajya no kuba byakora akazi k'iki we inabyerega ibiki kandi ikigabo we we ubwo wowe kamubwire ubwo uri n'igicucu kandi ni wo biteye kamugaruke wandaya we nagushishura utazajya mboterera shinga kumanyura utavuga ko ndusha uburebure ungana n'ingeragere ngiye nahita mba umunyorogotora akata munyorogotora wagatandatu ntabwo watumye ancika. Wasiri kumwe
komera cyane umeze uteze hano se n'usigaye uba ni hano warimutse narimutse ayaye cyakora harimo n'akamodoka nakashobuje ushagura amaboros gusa dore nyine nari nkuzaniye tuno tubidomani nangaheze subizi se amafaranga biba bigura njye ndateza byose ntawe nyatsubira inyuma kabisa urankubita ngahe izi ngizi urankubita inote ya 3 bite wijyanira umva tugenda kire mu nzu igikoresho kirahenda igikoresho kirahenda kandi kingi kigira umumaro urumva iyi ngiyi wanaburaye batujyana ku muhanda bagahita bakongera andi mafaranga ndabizi muri iki kinyejana ibintu byarahenda cyumva ibintu byaruriye none reka mubwira ibintu by'ibiryo byo cyase nakubeshya pe ibintu nihataye ibiryo byo byarahenze ibiryo byarahenze ahubwo se nuko turarya uramangara ibyo ni 3 nabibaza cyangwa 6 iriko turamangara ibi ni 3 rikote ndaguha ashaka ryo tamaye 20 ndagasa 20 imyenda irahenda no tugeze mu bihe by'imvura urumbe igiye kuzasakara itiba nyinshi cyane oya 20 yaba ari meza rikote rwose zirahenze irahenda ubwo zo utamaye 20 wamangara 20 nabyo ni byinshi oya 20 uzo zikango yajyana mu kabaruka yanywera zinga ugahita cyakoze kuko ndeba ari byiza reka ndaye ko nagukubita nk'icumi ubwo birahita biba 13 tujya dushyiraho n'iyi pensi bite 20 yes ndabona ari n'akazi iyo pe imvira cyane none usureba mu dutukegese n'intuza cyahita bihuriramo ariko mugane zikari byo akakoresha umuntu azajya akifashisha no muri bya bikoresho byawe kwa kundi buri muragenda ubyonda uraza guhita ujyana ariko ry'umuryango waba hari ubwo ntago ibiceri ufitemo mwana oya reka nyazane bijya cyangwa usigira kano gafuka kawe wabona oya reka nyazane guruko banguke ya simuskwitana ko mbona arimo arabigira birebire leta nywamo akabyeyi nguramo n'ikiraya kimwe tayari biraba bibaye kubita nk'icyatanu zose amafaranga aba yazimye ryari ni isoni bite se neza njye se wa mobile basi umeze ute se umusore rero kamubwise ukuri uyu nguyu arashaje rwose ati ntabwo ushaje aho yarashaje n'usona afite amavere njyewe yafite basi waretse tukikontanira basi tukanitahira tumeze neza tukitahira oya njyewe ntari be si ko mbona wambaye imifuka imifuka ni umwenda none wambaye imifuka umuti wandaya wowe niko mbona uba waregeje nzana umugabo uko muri hano ngaha ubwo koraho neza se ubwo nushaka usunda ni gutega sigira ngo barebe nta kibuno ufite ufite iki n'iki ubweka izo mbaho nawe ujyana iyo mitumbwe y'afuka yawe ubwo dore fata ino muraya ndega ntabwo uyu nguyu ubara urimo neza neza we ntanagushimye wanze ukorewe basi hano nagushimye nangahe njyewe rero njye ndi umukobwa mwiza ntabwo njyewe ndacyari isugi iyo masugi ejo ntabwo bagusugiye uracyari isugi amafaranga naguca ni makenya rwose n'ibihumbi 60 60 yose 60 ni make njye ni 3 ndaguha 10 haya njye 10 kuko nanagushimye 10 ni makeya 10 ni makeya umeze ute shushu nagushimye 10 ntabwo yemera umeze ute ntabwo njye nayemera ubwo kereka twongere wongeyeho basi na 13 ni menshi na 3 ni menshi nameze bwana
Yere ntabwo kuko byakunda. nari nanagukunze. Kugira ngo ugende uryame hejuru. ririmo ririmo Ngende uryame hejuru. Mvunagura umugongo uturitse amakenye. Reka mbacaka nayo y'ibinini. kakana ndabona ariko kameze oya ninjye umeze neza ninjye umeze neza no kakana shushu Yo, nangaye uyu mureka anambaye n'ibifuka. nangaye Ni make. Yendo ni veni. Yes nyagaba. mfite bitanu Bitanu. Mbo. Bitanu. bitanu rwose meze nabi guno n'abana None se. Bitanu. Uswanyongereho bitandatu. oya ni gitanu Nari bitigiye. none se Ese ndaya kikundeba nawe humura ngo utwariye umugabo nguye. Fata. Fata. kiwanza se nicyo njye nakenera Oya ntabwo ntwara umugabo. None bagiye kurwanira. turi babiri mvase komera tuza ariko tuza uri seri bishaka umeze ute meze neza wari uri kwitemberera bisanzwe ugiye mukataga ariko ubonye ni ahantu ugiye hano ahantu ujya hano ubwo rero tuvugana runo hari ukuntu umuntu aba yarakize kera akabura ukuntu amafaranga yiwe yakoresha ubwo n'ahantu ayashyira hirya amafaranga ushatse kuvuga iki se ubaga kanya mfite amafaranga menshi n'ipusi urumva ipusi urabizi ukuntu ikokinga ati simbuka kwa hari ipusi amafaranga amafaranga kashirane wowe se yewe ubona ni kote se umura bitagusasa oya nsanga amafaranga umura amafaranga atagusa amafaranga ndafite pe akubwo mubavuga amafaranga nawe urimo je mfite amafaranga ya danje uzi ukuntu meze se ndanyibora umukanya nyine mvuye kuzira sahani urumva ndamuye n'umuca uri igisambo none oya nawe ndi igisambo ese uragira ngo dufatanye abantu bandaritse nanjye ndanduru dufatanye se akugushaka ayo mafaranga ahubwo hano mukanya haciye umucama nyine wari urimo uracuruza ibintu yinjiye muri iki gipangu ntakora sinzi mba muzo umucama hari ukuntu bano bantu n'abakire umukire wahari muri mayipo urumva ese ukora hano oya nge se ndahakora urumva nge ntawe ndi umukozi nge ndi umukoresha gasa ku nteko bagiye ku 2020 rero urumva ntago ari 2020 ubazaniye bo bagiye kunkora ubwo ntago ari imiti ubazaniye bimwe bajya bavuga bimwe mu bibabishyira abakire imiti nyine oya ntago oya reka mvuge ngo kumukwe kanuza ki nibyo uzanyemo hano urebye bijya gusa nkabyo kuko n'ubundi nabyo ni nuko bavuta bivuga urajyanganyemo amafaranga yanjye rero cyo guhimba 20 nyine ni ikihe kibazo nyine ufite nini ndashaka nge ndi kugenda ngira favara sa ku ntego nihuta tuyasangira 20 nkahita nkujyana nkahita ngusohokanamo urumva tayari ninjoro tukarara tugira nyine nawe urimo urabyumva tukisurunguta bivuze ngo ngewe nawe tayari bigahita wankunze se cyane bose umuntu utanga kutinda mu makoni werasa ku ntego uvugisha ukuri uvuga ati ngewe nagukunze bigira inzara ngo kwa bosi ngo 2020 ngo sinzi tamenya se uri kuvuga iki wankunze muri sekare kose wari uri kwirukanwa n'ibiki siko wirukanka imodoka ikarinda ubwo gusiga ariko nge nagukunze ahubwo uri kubona nafunze na wowe rero ndareba nkabona bajya batesha umuntu izi ubwo watugenda gutyo ese wagira ngo bigende gutyo tujye abo muntu anzanira amafaranga urumva amafaranga tujya kuyarira nyine muri hoteli uretse wabibonye bariya natwe tugahita tuba nkabo nyine uyu si umugabo wanjye umugabo wanjye yantaye yego ko nyagasani muyabona tukabugiye hanze niko nagano nemo ndashaka nagano nemo ndashaka abantu b'abagabo oya nari muza oya nari kuzanira oya nari kuzanira reka da Tumeze neza ra. kino umugore wawe Kandi bino bintu bihora neza umugore wawe ya nacyo ntabwo nyangura indangamirwa njyewe niko se wewe ugiye ku ruhande ndaje umugabo wanjye abazamo gute we matata uje kugura nawe
ngengura mwebwe ubije mute muri ibiki ubije mute muri abahungu umuntu yanda kumena umuntu yagutera urimo urabyumva kaza kwivanga mu kazi kazi kaza kwivanga mu kazi yirukanka naramubuze twamuhamagaye kandi kamubwiye bakaza bakabona ibintu mwirirwamo nta n'isoni ku mugabo wanjye reka nkubwire abagabo ntimuri abagore bundi muri ibiki nawe rero nta nubwo dushinzwe wandaya we mwebwe nimuguretse gatoshesho bicaye hano muramumpaye none hano waje kwamara ubundi no mugore ubundi aturutse he no mugore aturutse he naringiye mu rugo kubaza uyu mugabo wanjye yabagezemo nari nashye mvuye mu kazi mata oya mvuye nagakira umugabo wawe mada ubundi ku cyumu nakubwira si wumva ubu rero namwe ngo banyoko barabyaye tumeze neza babyaye iki babyaye abakobwa babyaye abahungu babyaye iki n'umugore wanjye aya ni amabuno yanjye wowe tugende dore ni wowe nuko nguko ariko ngiye madamu twara hano tugende twara reba sureba uva mu gitondo waneye umwaka ntureba nawe n'umugabo were mu gitondo yafataho Chantal ni waneye umwaka hano bimbwire neza niko bamburanye iki ku buryo wirirwa mu mapede ukirirwa nari nambutse baramagana uzerera wamburanye oya no kuri kwimana nkabona nta kintu warusha oya no kuri kwimana simaha nibyo byanzanye simu abana twabyaranye abana se kubyara ni ukuvuga iki ni ukuvuga iki sinabyaye sibahahira inshingano sinzikora ntago ari ibiryo byanzanye icya kabiri kubyara ntawe utabyara icyo nshaka ari wowe none rero wowe biragaragara ko wirirwa mu mapede ahantu hose mu ndangamirwa wigendeye uramba mbibonye kare nari nambutse baramagarika ndarenga baguhagarikije se wari uri kujya kugura iki nandi kubagira inama hariya nari bamagaze nandi kubagira inama wabagiraga inama y'iki wabagiraga inama y'uko ujya kubashyira amafaranga oya ni amafaranga nabaha ariko akaga karagwira nanjye ngo narashatse abana banjye ibi bintu ngubu koko babimenye bagufata gute oya ntabwo nabikoze ngiye nuko Imana byakoze kandi manukiye baramagarika ndamanutse baramagarika usanze ndi kubagira inama shako ziragwira none urwo mpuye narwo ugenda ugaruka mu ndaya mu mapede hehe hose nuko nagira ngo ndakubwiye ngo wangaburiye nagira ngo ndakubwiye ngo warabye kubyara no kugabura ibyo byanzanye umwana se wamubura ahantu hose sinaha buri munsi umwana wamubura ese barabyara ubizi ute none kuca ari bo wirirwa barengana bari ahantu nahuriye nabo baramagaritse ndi kwimanukira ubundi urabizi yararuguririya mu kazi ibyaye ikiboze birakirigata ca hano Imana imbabarira ifata umutima wanjye abana banjye ntibabimenye nshatse kuvuga ikibozo ari inde yabyaye ikibozo irakirigata